nasomye muri Mariko ndatangara. Uzi ko ngo bageze hagati ngo ajya muri kava araryama. Wamenye ko muzagendana akaryama, uru rugendo ntiwarukora. Ngo yarasinziriye. Hari igihe hesa gusinzirana pe, kagira ngo ntahari. Umuyaga ngo urabakubita, umuraba urabazunguza. Ibyo uri guhura nabyo ntabwo ari uko adahari, ahubwo hari amakuru yaguhishe ariko ari kumwe nawe, kandi mubimutera gusinzira. Hari ubwo nawe hari ubwo bigiramo uruhare. Ubundi birabujwe kumara umunsi wose. Ni urugendo rutagombaga kurenza iminsi 11. Muzi imyaka barugenze ni ingahe? Imyaka 20. Tekereza Imana ivuga ngo nzaguha umugabo ukagira ngo izamuguhejo. Buriya rero ntago amasezerano ari ibisusa ngo bishyushye. Ngo Mana ngo warabivuze ngo bikore. Ibintu yakubwiye hagati yo kubikubwira no kubisohoza harimo ibyo yaguhishe udashobora kumenya. Irababwira ngo mbakuye kwa Farawo, mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cy'amasezerano. Wakumva uburyohe bw'ubuki, wakumva uburyohe bw'amata, ukavuga ngo buracya nagezeyo. Icara utuze wumva uko urugendo rumeze. Bari bamaze imyaka 430 bari mu ngoyi, bari mu buretwa, ariko hagati twarahishwe mwakagira Imana. Bayacuruje imyaka 3, agura ibibanza, abana bariga, agura amamoto. Arakubwira ngo no hagati Imana ishobora kukureba ititaye ku myaka umaze, ititaye ku byo abantu bakubwiye. Ntiwihebe, nta myaka ufite yo kutiga, nta myaka ufite yo kutubaka, nta myaka uragira yo kutabyara, nta myaka uragira yo kudatwara imodoka, nta myaka uragira yo kudataha iwawe. Urasabwa guhagarara hagati ugakomera. Iyavuganye nawe izasohoza ibyo yavuganye nawe. Nimuvuge ngo amen. Tumaze ibyumweru 2, mbwira madamu ndamubwira nifite igikomere cy'inyama, nshaka kuzateka inyama nkazirya nkazihaga nkanazisigaza. Tugura ibiro 3 turi abageni, turi 2 nge nawe n'umukozi. Ibiro 3 numvaga ashaka kukivura. Undi hari ibikomere utazategereza ko abantu bakuvura, wowe ubwawe ukarwana nabyo kugeza bikiza. Nk'igikomere cy'uvuga ngo abantu nibagukunda, nta muti uzabona uretse wowe. Ni wowe nyiri umuti wo kwikunda. Ugomba kugera ku rwego wikunda, ukireba neza, ukiyambika neza, ukisiga neza, ukisohokana heza. Abantu ngo ntibandeba neza. Waguze miliyari nini, yigure aho wirebera uhatinde, wirebe. Abantu bafite udukomere tw'abana, ngo kuva ngo nagera ngo muri uyu mujyi ngo mona ngo birirwa bakorera abandi anniversaire, keke y'amakigura 6,000 kugenda ukayigurira, ukayisiga, ukiririmbira. N'akantu simple koroshye, ukipostinga. Ko abantu ngo ntibampostinga, nta telefone ugira. Ugomba kumenya uko ubana n'Imana, kuko byanga bikunda ivuganye nawe ibyo ikubwiye kugira ngo ibisoze. Hagati harimo espace, harimo urugamba uzarwana. Byanga bikunda ugomba guhagarara kugera ku rwego urutsinze. Hajya ubona abantu bahagaze hano ngo ariko ngo nkuriya ngo yabigenje ati. Uwakubwira ubutayu yanyuzemo, uwakubwira intambara yarwanye. Abisirayeli barataka ngo gutaka kwabo kugera ku Mana. Imana irababwira ngo nzabakura mu maboko ya Farawo, ariko ibahisha hagati. Shaka kubabwira ibintu byari hagati byanteye ubwoba. Hagati bahuye n'ibintu bitandukanye, ariko shaka kuza kubabwira amagare ya Farawo. Imana yababwiye ko izabajyana, ariko ibahisha ko Farawo azabakurikira. Bahagurutse bari mu nzira bagenda, Farawo nawe abahaguruka inyuma. Ndagira ngo utangarize ko inyuma yawe hari Farawo, ariko yavuganye nawe izamugukiza. Amaboko yaba afite yose, imbaraga yabakoresha zose, hagati Farawo arahari, ariko n'Imana igize ite? Irahari. Imana ishimwe. Haleluya. Farawo ubukene ari inyuma yawe, ariko uko byamera kose Imana izakugaburira. Farawo ubupfubyi ari inyuma yawe, ariko uko byamera kose Imana izakugaburira. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo hagati mu rugendo ntabwo nabimenya byose ari
kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro, Mfite ibyiringiro, bifite ubugingo, bifite umugabane mu ijuru. mfite ibyiringiro, Mfite ibyiringiro, bifite ubugingo, bifite umugabane mu ijuru. dusome igitabo cyo kuva bice bibiri, umurongo wa 24 n'uwa 25. Kuva 2 24 na 25. Bibiliya iravuze ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano rye yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Amen. Bice 14 kuva murongo wa 10 tugere ku wa 15. 14 igitabo cyo kuva ibice 14 murongo wa 10 tugere ku wa 15. Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu? Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi, mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Amen. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umugabo, ndi umukristo muri paruwasi ya Nyarugenge, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndi inshuti y'iri torero rya Kicukiro Sher, by'umwihariko nkaba inshuti y'abayobozi b'itorero, ariko cyane nanone abayobozi b'icyumba. Ndagira ngo nshimire ubuyobozi bw'icyumba budutegurira gahunda nziza yo kugira ngo tuze twumve ijambo ry'Imana, tunaganira ijambo ry'Imana. Barakoze kudutumira kugira ngo tuze tubane namwe. Ndashimira by'umwihariko umuyobozi w'icyumba, Imana imuhereze umugisha. Abakozi b'Imana bari hari imbere batandukanye babakiriye, bose nabo Imana ibaha umugisha. Batangaje ko inyuma yacu hari undi mwigisha. Ni byiza ko dusaranganya umwanya kugira ngo twese tuze kugera ku ntego. Nshaka ko tuganira kuri aya magambo Imana yampaye, afite insanganyamatsiko cyangwa teme ivuga ngo hagati twarahahishwe. Hagati twarahahishwe. Hagati Imana yarahaduhishe. Hari ibintu Imana yaguhishe. Hagati twarahahishwe. Ni ukuvuga ngo kuva aho Imana ivuganira nawe kugera aho isoreza ibyo yavuganye nawe harimo espace. Aho hagati rero Imana yarahaduhishe. Murabyumvise? Hagati twarahahishwe. Imana ibyikubwira kuva ibikubwiye kugera bisohoye, hari urugendo rurimo hagati. Urwo ntago yarukubwiye. Mvuga icyangugu, Imana agiye gitubwira ngo mwana wanjye azakujyana i Kigali, ntikubwire Nyungwe. Hagati ya Kigali na Cyangugu harimo Nyungwe. Imana ikubwiye Kigali ntikubwira Nyungwe, yikubwiye ntiwaza. Hagati twarahahishwe. Imana ikubwiye ko uzashaka ntubyare wabireka. Nshaka kubabwira amagambo muraza kumva neza. Hagati Imana yarahaduhishe.
Imana ikubwiye kuziga ntubona akazi wabyihorera, hagati twarahahishwe. Hari igihe Imana ubwira umwana wawe nzagutuza mu mazu tubatse, ikaguhisha ko uzakodesha Kigali yose ukayimara ukayize, ariko Imana yaduhisha ibintu bikomeye. Umuririmbyi yavuze ngo mu rugendo ntabwo nabimenya, uramutse ubimenye warusubika, waruhagarika. Imana ikubwiye ko izaguha umwana akaba umunywi w'itabi ntiwamubyara, hagati twarahahishwa. Ese muranyumvise? Shaka kuza gufata puwe 3 mwiri jambo shaka kubaganiriza. Ndaza kubaganiriza abahawe amasezerano bagahishwa hagati ibyo bazahura nabyo mu masezerano bahawe. Nze kuvuga impamvu duhishwa hagati. Hari impamvu Imana ihaduhisha. Nze gusoreza ku byakorwa kugira ngo hagati tuhaneshe. Ese murimo muranyumva neza? Shaka kuza kuvuga abahawe amasezerano ariko bagahishwa ibyo bazahuriramo nayo hagati. Nze no kubabwira abahawe impamvu duhishwa hagati, impamvu duhabwa amasezerano ariko hagati tukahahishwa. Nze kubabwira n'icyakorwa kugira ngo tubashe kuba hagati kandi tuneshe ibyo Imana yavuganye natwe izabisohoza. Nimuvuge ngo amen. Dusomye ijambo riratubwira ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo, ngo Imana yumva umuniho wabo. Igira ite? Ese uragira ngo yari yumvise uko itari uzi? Imana ibahamagara ibabwira ngo nzabakura muri Egiputa, nzabajyana i Kanani, nzabajyana mu gihugu cy'amasezerano. Abasomyi ba Bibiliya bari hano, urugendo rw'Abisirayeli kuva muri Egiputa kugera i Kanani rwari urugendo rw'iminsi mike. Hari uwabayizi 10? Rwari urugendo rutarengeje iminsi 11 kuva muri Egiputa kugera Kanani. Ni urugendo rutagombaga kurenza iminsi 11. Muzi imyaka barugenze ni ingahe? Imyaka 20? Tekereza Imana ivuga ngo nzaguha umugabo ukagira ngo izamuguha ejo. Buriya rero ntago amasezerano ari ibisusa ngo ubishyushye ngo Mana ngo warabivuze ngo bikore. Ibintu yakubwiye hagati yo kubikubwira no kubisohoza harimo ibyo yaguhishe udashobora kumenya. Irababwira ngo mbakwiye kwa Farawo, mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cy'amasezerano. Wakumva uburyohe bw'ubuki, wakumva uburyohe bw'amata, ukavuga ngo buracya nagezeyo. Icara utuze wumva uko urugendo rumeze. Bari bamaze imyaka 430 bari mu ngoyi, bari mu buretwa, ariko hagati twarahishwe mwakagira Imana. Nimuvuge ngo amen. Ariko ndashimira Imana, maze imyaka 13 i Kigali, ariko mpagera ibintu Imana yambwiye naratangaye. Narahageze irambwira umwana wanjye ngo uyu mujyi ngo guhereye umugisha, ngo nzawugutungiramo, ngo ntanzara izakwica, nzakwambika, nzakugaburira, nzagutuza iwawe. Ariko icyo kuntuza iwanjye cyo cyambere gitangaza. Ejo bundi narimutse nagiye mu nzu ya 8. Shaka kubabwira ibintu bikomeye cyane. Nagiye mu nzu ya 8 ku wa mbere w'icyumweru cyashize, ariko hagati twarahahishwe mwakagira Imana. Abazi ubuhamya bwanjye, inzu ya mbere nakoreyemo ubukwe i Kigali mu cyahafi, namaze mu ibyumweru 2 gusa. Nari mfite igikomere cy'inzara, ariko cyane inzara ishingiye ku nyama. Sinzi ikintu kiba mu nyama. Imana dufashe ku bintu by'inyama. Nari mfite igikomere cy'inyama. Tumaze ibyumweru 2, mbwira madamu ndamubwira nifite igikomere cy'inyama, nshaka kuzateka inyama nkazirya nkazihaga nkanazisigaza. Tugura ibiro 3 turi abageni, turi 2 nge nawe n'umukozi. Ibiro 3 numvaga ashaka kukivura. Ubundi hari ibikomere utazategereza ko abantu bakuvura, wowe ubwawe ukarwana nabyo kugeza bikiza. Nk'igikomere cy'uvuga ngo abantu nibagukunda
nta muti uzabona uretse wowe, ni wowe nyiri umuti wo kwikunda. Ugomba kugera ku rwego wikunda, ukireba neza, ukiyambika neza, ukisiga neza, ukisohokana heza. Abantu ngo ntibandeba neza, waguze miliwari nini, yigure aho wirebera, uhatinde wirebe. Ari abantu bafite udukomere tw'abana, ngo kuva ngo nagera ngo muri uyu mujyi ngo mwana ngo birirwa bakorera abandi anniversaire, keke y'amakigura ibihumbi 6, kugenda ukayigurira, ukayisiga, ukiririmbira, n'akantu simple koroshye, ukipostinga. Kwa abantu ngo ntibampostinga, nta telefone ugira. Nshaka kubabwira ibintu, muze kuntega amatwi, muze kunyuma. Bwira madamu nshaka kurya inyama nkazihaga, arazigura. Ndamubwira ni kandi ndazirisha ubugari. Kwagira umukozi witwa Chantal yarazi guteka ubugari cyane. Madamu ateka isosi, arangije abwira Chantal ati wowe cyo nzi uzi guteka ubugari, ndateka isosi nawe uteka ubugari. Twarabageni b'ibyumweru 2. Nijoro nka saa moya madamu ahishije isosi atereka mu gikoni, abwira Chantal ati ngaho nawe teka ubugari. Araza muri salo turaganira, Chantal ari guteka ubugari. Nka saa 2 Chantal azana ubugari ku meza, asubiye mu gikoni asanga isafuriya y'inyama bayiteruye. Ariko hagati twarahahishwe. Shaka kubabwira ko hari ibintu Imana iduhisha itagitubwira. Umukozi aratinda Chantal, madamu aramubwira ati Chantal kutaza wabaye ati nazibuze. Inyize ati ni safuriya nayo bayitwa. Ariko mwakagira Imana. Hagati habera udukoryo, hagati habera udushya. Iyo nzu ntabwo nza kuyitindaho, ibyayo reka mbireke. Bari abantu Imana abwiye ngo mwana wanjye nguhaye inzu, urabanza uzenguruka umujyi, izo uzabamo ntuzizi, ariko Imana yabivuze no hagati biri kumwe natwe. Ese murimo muranyumva? Nshaka kubabwira uburyo hagati Imana ihaduhisha ariko itadutaye, ikabyemera, iri kumwe natwe. Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo twambuke tujye hakurya, ariko abahisha umuraba. Iwe ukubwiye ntiwajyayo. Ukuntu umuntu agutereta akubwira ngo ndagukunda, ngo ufite amaso nk'ay'inyana, Imana ikaguhisha ko hagati azakubwira ko ufite amaso nk'ay'igikeri. Irabiguhisha, ibikubwira. Uzi ko muzagera mu rugo hagutesha umutwe, ibyo gushaka wabivamo, ariko ibikubwira ikaguhisha urugamba ruri hehe? Ruri hagati. Ngo bageze hagati, umuyaga, umuraba, ishuheri birabakubita. Nasomye muri Mariko ndatangara. Uzi ko ngo bageze hagati ngo ajya muri kavara aryama. Wamenye ko muzagendana akaryama, uru rugendo ntiwarukora. Ngo yarasinziriye. Ari igihe Yesu agusinzirana pe, kagira ngo ntahari. Umuyaga ngo urabakubita, umuraba urabazunguza. Ibyo uri guhura nabyo ntabwo ari ukadahari, ahubwo hari amakuru yaguhishe, ariko ari kumwe nawe. Kandi mubimutera gusinzira, hari ubwo nawe hari ubwo bigiramo uruhare. Ubundi birabujwe kumara umunsi wose utavuze Yesu mu kanwa kawe. Iyo umaze umunsi utamuvuze arasinzira. Abakeneye ko buri kanya nusitara mu izina rya Yesu, nubona amafaranga mu izina rya Yesu, abakeneye kumva ukomeza kumuvuga. Ngo umuyaga ubakubise bibuka ko bari bari kumwe nawe. Ngo bagiye kumureba basanga yasinziriye, baramubwira ngo ntubyitayeho. Wowe uraryama ugasinzira, hari umuraba umeze utya, ngo arabyuka acyaha umuraba, acyaha umuyaga, arababwira ngo tuza, ceceka. Baravuga ngo uyu ni muntu ki ubwira umuyaga ukamera amatwi ukamwumva? Hagati ajya bicyaha, ajya bihagarika. Nimuvuge ngo amen. Ndi ku ijambo rivuga ngo hagati twagize duteyemwe, twarahahishwe. Iyo nzu nayivuyemo njya mu ya 2. Imana ikabwira umwana wanjye nguhaye inzu, nyivamo njya mu ya 3, nyivamo njya mu ya 4. Ngeze mu ya 5 mbona akazi. Ndavuga nubwo mbonye akazi rero ibintu birakemutse. Bwira madamu n'ubuzima burahindutse. Tuva muri ya nzu ya 5 simvuga ibyayo, tujya mu ya 6 nziza imeze neza ukuntu ubuzima. Hagati hari igihe Imana igushyiramo n'imiyaga, ukabona ari ukuntu bigenza. Ya nzu ya 5 tubibayemo nkoze umwaka, nkoze 2, ariko naranigaga minerivare, ibyo kubaka numvaga nta birimo. Akazi karahagarara. Gahagaze hagati twarahahishwe. Bwira madamu ni kuguma muri iyi nzu,
twazabona amafaranga yo kwishyura tujye mu nzu ntoya ku buryo n'uwo wabwira ko wabuze kwishyura yanagutera inkungu ukishyura. Arambwira ngo jya gushaka inzu mu cyahafi. Ageze mpabona akazu kari mu gikari gafite ibyumba bibiri, ku ruhande hariho utundi tuzu tugera kuri 7, dushe yari imwe, tuwarete yari imwe. Kujya muri dushe na tuwarete wagomba kubanza kumenya amakuru cyangwa ukazinduka byari ku murongo. Hagati twarahahishwe ariko mwakagira Imana. Kandi abanyakigali mwe mwibera no hagati ariko ugasanga mwimakiye, umuntu yakubona hano akagira ngo waparitse, waje n'igitsi uri hagati, urasabwa kwihanganira kuhaba kugera yaguhamagaye ihagukuye. Ese murimo muranyumva? Ndagenda mbona inzu nyibonye, ndazambwira madamu ntinabonye inzu. Wayibonye he? Mu cyahafi. Turajyana ngo nge kuyimwereka. Tuhageze nyirayo yabaga ku marembo manini, kugira ngo ujye mu mazu yo mu gikari wazamuka ku rukuta harimo akaryango. Tuhageze madamu wanjye ni munini, kwinjira amareba imbere biranga, biba ngombwa ko yinjira ameza ate hagati, hari ubwo biba ngombwa gutambama. Arararara arihengeka arinjira. Agezemo areba ukuntu aho hantu hameze, arambwira ati none se inzu wabonye nihe? Ntiriye. Ati none se narebamo imbere ne? Komisiyoneri yarakingura. Akinguye madamu hagara mu karyango arungurukamo. Arambwira ati sheri, ati mu by'ukuri iyi nzu sinayibamo, ku mutima ntuzayibamo, hagati ntacyo wakora, ngo ibi sinabirya ko wabiryara. Arambwira ngo iyi ntago nayibamo. Ntese kubera iki? Arungurukamo imbere. Arambwira ati nose urabona akabati kajyamo? Naraguze akabati kanini turi abageni. Itembwira n'abasore n'abakobwa bari hano bagira inama, umuntu nakurambagiza ajya kubwiza ukuri, ko kujya gutahana amasahani 40 kandi abantu bararwaye. Biriya bisahani muba mubijyana he? Umuntu atahanye amasahani 100 muri babiri mu nzu, ngo muzumirwa kambagira inama. Nari naraguze akabati nk'aka metero 2. Madamu arangije arambwira ati wese urabona iyi nzu ka kabati kajyamo? Ariko man burya no hagati umuntu akwiye kumenya hagati ahari uko hameze. Hogiye gukora ubukwe nturubaka uguze intebe za miliyoni 5 mu nzu y'abandi. Simbizi, ntago nje wenda kubabwira uko mubigenza, nyine n'ibyo Imana iba yaravuze mujye mubikora, ariko hari aho ugera ukicuza ibyo wakoze nawe bikakuyobera. Arambwira ngo ntago inzu nayijyamo kubera ko kakabati katajyamo. Urazana ibyo akabati uri hagati wicara ku idebe, ibintu by'imuwe mugabanyije ibintu. Arangije arambwira ati none urabona ko kari akabati kajya muri iyi nzu? Nanjye ndebye mbona ntikajyamo. Arangije arambwira ngo none tubigenze dute kugira ngo inzu tuzayijyemo n'akabati kajyemo? Ndavuga nawe mbwira uko tubigenza. Arambwira ngo kari akabati nabonye gakoze mu buryo umuntu ashobora kukagabanya, shaka umufundi agacemo, tuzanemo igice kimwe ikindi tukigurisha. Umva iyo nama ni ndagenda mu gakinjiro nzana umufundi, ndamubwira nti aka kabati dushaka kugacamo ibice 2, tukagurisha igice kimwe ikindi tukakinjiza mu nzu tugiye kujyamo. Umufundi arakareba aravuga ngo uru rubaho rurakomeye, gucamo aka kabati mwamukisha nimukagurisha muzaguramo gato munasagure tudushakira umukiriya. Aragenda tuzanira umukiriya wa mbere yazanye yaduhaye ibihumbi 40, twarakaguze 450. Mwumva ibibera hagati ushaka no guhombya ukamubura. Turavuga tuti ntago twayemera. Azana umukiriya wa kabiri aduha 60, azana uwa gatatu aduha 70, azana umukiriya wa 4 aduha 80, azanye umukiriya wa 5 aduha 100. Bwira madamu ntwese tukayafata. Avuga ati akabati ka 450 tukagurisha 100, ni nta kibazo. Dufata 100, dufashe 100. Arambwira ngo genda ushakemo aka 80 nibura usagure nka 20. Yanzu twayishyuraga 50 ku kwezi. Ndebye 100 mbona na amezi 2. Ndazana mugane ahubwo nteko sheri, ejo njya kureba umufundi mu gakinjiro nasanze hari ibintu bita mare, wari tukagura cyamare kimwe twaya dushyiramo ari amasahani andi tukayishyura inzu. Arambwa atari ko sheri uzi ko ari byo, uri abagore ntago bagorana uretse abagabo bagira stress, ariko byo mwabatwaye neza ibintu byose birakunda. Sibwo twagiye tugura cyamare cya 30 dusagura 70, cya cyamare turakizana akajya pangamo agasahani n'udutambaro, twimukira muri yanzu. Tugezemo turazufata cya cyamare tugishyira munsi y'igitanda, umushyitsi yadusura nge nawe tukajya munsi y'igitanda tukarwana cya cyamare tukagikuru hagati. Ndakwifuriza kuba mu buzima
ugomba kumenya uko ubana n'Imana, kuko byanga bikunda ivuganye nawe ibyo ikubwiye kugira ngo ibisoze. Hagati harimo espace, harimo urugamba uzarwana, byanga bikunda ugomba guhagarara kugera ku rwego urutsinze. Hajya ubona abantu bahagaze hano ngo ariko ngo nkuriye ngo yabigenje ati, uwakubwira ubutayu yanyuzemo, uwakubwira intambara yarwanye. Abisirayeli barataka ngo gutaka kwabo kugera ku Mana, Imana irababwira ngo nzabakura mu maboko ya Farawo, ariko ibahisha hagati. Shaka kubabwira ibintu byari hagati byanteye ubwoba. Hagati bahuye n'ibintu bitandukanye, ariko shaka kuza kubabwira amagare ya Farawo. Imana yababwiye ko izabajyana, ariko ibahisha ko Farawo azabakurikira. Bahagurutse bari mu nzira bagenda, Farawo nawe abahaguruka inyuma. Ndagira ngo utangarize ko inyuma yawe hari Farawo, ariko yavuganye nawe izamugukiza. Amaboko yaba afite yose, imbaraga yabakoresha zose, hagati Farawo arahari, ariko n'Imana igize ite? Irahari. Imana ishimwe. Haleluya. Farawo ubukene ari inyuma yawe, ariko uko byamera kose Imana izakugaburira. Farawo ubupfubyi ari inyuma yawe, ariko uko byamera kose Imana izakugaburira. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo hagati babonye Farawo. Icyo ni icyambere. Ikindi cyantangaje ngo hagati, ngo iburyo n'ibumoso hari iki? Imisozi. Umva ibiri hagati we. Hari imisozi iburyo bwawe, hari imisozi iri ibumoso bwawe. Ishobora kuba iy'ubukode, ishobora kuba iy'inzara, ishobora kuba iy'ubugumba. Ibyo byose Imana yabiguhisha, ariko hagarara hagati ubwira Imana ngo ubwo wavuganye nanjye, icyo wavuze no gukora uzagira ute? Uzagikora. Umva ikindi kintu cyantangaje Imana yabahisha hagati, ngo yabahisha inyanja. Mu bice 14 hatubwiye ngo igihe barebye inyuma babonye Farawo, barebye iburyo babona umusozi, barebye ibumoso babona umusozi, barebye imbere babona inyanja. Bibiliya yatubwiye ngo barataka, bavuza induru, baravuga ngo turapfuye. Imana ngo yari ihari, ihita ibaza Mose ngo ni iki gitumye. Ariko Imana nayo hari imera nk'iyigijije nkana. Ubu ntago yabona ubuse yari ngo ni iki gitumye untakira. Ubuse nibona ko ubukode butumere, ariko yo imeze gute buriya? Handi iri mu ijuru ntiri kubibona. Ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ndashimira Imana nubwo urugendo rukomeye, ariko yaduhagurukije, iri kumwe natwe, irimo iravuga ngo dukomeze tugire dute? Tugende. Mose ngo arambura inkoni, ngo arambuye inkoni hejuru y'inyanja, inyanja icikamo kabiri, amazi yigabanyamo, ngo bakubitamo ibirenge barambuka. Muri hagati dufite abantu baturi inyuma, ndaza kubavugaho ningera ahantu. Hari abantu baturi inyuma bategereje ko tuzakorwa n'isoni, ariko ntabyo bazabona. Iyavuganye natwe ntago izadukoza isoni. Iyadukuye kwa Farawo izatugeza itujyana. Ngo bapfuye gukuramo ikirenge, Farawo nawe ashyiramo ibirenge, ngo ikirenge cy'Umwegiputa wa nyuma kigezemo, Mose ngo ahindukiye abona bakurikiwe, arongera arataka. Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni, ngo arambuye inkoni, amazi ya ruguru na yepfo ngo arivanga, Abanyegiputa bose bararengerwa. Miriyamu ahise aririmba indirimbo, aravuga ngo ifarashi n'uwo yari ihetse Uwiteka yabiroshye hehe. Bamaze kwambuka inyanja, ntabwo nza kuhatinda, urumva bari bazi ko birangiye. Bahise bahura n'iki? Ubutayu. Hagati bahura n'ubutayu, ariko mu butayu nahanezererewe, naho nubwo hagoye. Ikintu cyanejeje cyo mu butayu nuko hari manu. Mu butayu hari manu, kandi burya manu ntijya ibura. Ndakurahiye mu butayu Imana ntishobora kukwicisha inzara mu butayu. Bagura ikiro cy'umuceri ukagura inusu, mwese mukarya iki? Umuceri. Bakagura imifuka ibiro by'inyama ukagura inusu, mwese mukarya iki? Bakagenda n'imodoka yabo ugakozaho ikarita, mwese mukageranya. Mu butayu Imana irayitanga. Nimuvuge ngo amen. Aho sinza kuhatinda. Bahamaze imyaka 40, ariko bari barahahishwe, ntibari bazi urugamba bagomba kurwana, ariko Imana ibana nabo. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Hagati twarahahishwe,
ariko yavuganye natwe byanga bikunda izatugeza aho yavuze kuko itabeshye. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Hagati hari igihe uba mu buzima bwo kuvumba amashimwe. Se ninde waririmbye ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebe mu madirishya abandi bata Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarima nuzageza hehe, gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatanga. Ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfita masezerano atabarika w'ama. Zaburi ndirimba si ya Dawidi. Zaburi ndirimba si ya Benasafu. Nimva mutima ayizanye, mfite ubuhamya bw'igendera. Umve, hagati hari ubwo ubura amashimwe ukavumba y'abandi pe, ariko iyo wihanganiye hagati igihe kiragera nawe ukaririmba zaburi, nawe ukaririmba amashimwe yawe, nawe ukavuga imirimo yawe. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Abisirayeli uko byamera kose, kuva kuri Farawo bakurikiye, kuva ku misozi, kuva ku nyanja, kugera mu butayu, bageze i Kanani. Kanani bayigezemo. Kanani bayigezemo. Haleluya. Kanani harimo abayigezemo. Barahari. Baciye muri rugamba rwo hagati, ariko bagera ku by'Imana yagize ite yavuze. Niwihanganira hagati uzagera ku by'Imana yavuganye nawe. Niyo mpamvu umwanditsi wo kubara yaravuze ngo Imana si umuntu ngo, si n'umwana w'umuntu ngo ibyo yavuze bikava mu kanwa kayo no kubikora izagira ite izabikora. Niko Luka yanditse mu gice cya 37 yaravuze ko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire rite rihere. Hagati twarahahishwe. Bitumye nibuka Dawidi, umuhungu wavuye mu ishyamba agasukwaho amavuta, ariko Imana imuhisha Sawuli. Muhisha ko hagati azahura na Sawuli, umuhisha ko hagati azahura n'idubu, imuhishaho ko hagati azahura n'intare. Ariko byarangiye Dawidi wihanganiye idubu, wihanganiye intare, wihanganiye Sawuli, ageze ku ntego z'iby'Imana yavuganye nawe. Munkurikire mu nyumve, ndagira ngo mbatangarize ko nubwo hagati uri mu rwanda urugamba rukomeye, ariko yavuganye nawe kuko atari umuntu, ibyo yakubwiye izagira ite izabisohoza. Ndeke Dawidi vuga umuhungu witwa Yosefu yararose, ariko hagati twarahahishwe. Ngo arotanga izuba, ngo arotanga inyenyeri ngo n'ukwezi, ngo bimwikubita imbere. Ariko Imana imuhisha ko azatabwa mu rwobo, Imana imuhisha ko azagurishwa, Imana imuhisha ko azafungwa. Hari ibintu Imana ikubwira ariko ikaguhisha ibyo uzahura nabyo hagati. Yosefu agambanirwa, agurishwa n'abavandimwe, agambanirwa n'ab'Imana yavuze bumva. Hagati hari ibintu Imana igenda iduhisha, ariko ndayishimira ko nubwo hagati twahahishwe ntago yadutaye, iri kumwe natwe. Nimuvuge ngo amen. Uzi ko Yosefu yakuwe mu rwobo, aragurishwa, ajya kwa Potifari, Simpatinda, ajya muri gereza, aho naho Simpatinda. Ariko ngo ijoro rimwe umwami ngo ararota. Haleluya.
ngo arota inka zirindwi zibyibushye, arota inka zirindwi zinanutse. Aravuga ngo izo ninde wazisobanura? Nasomye ibice 41 mu gitabo cy'Itangiriro ngo Yosefu yaraje asobanura inzozi. Umwami aravuga ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Ariko ntibatekereje ari mu rwobo, ntibatekereje ari muri gereza. Ibyo uri mu Rwanda nabyo simbizi, hagati ugeze simpazi, ariko ndagutangariza ko Imana iri kumwe nawe. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Kandi uri hari igihe muvuga ngo nitwebwe ngo Imana ngo yigirijeho nkana ngo hagati, ariko na Yesu aza gucungura itorero ari ikintu Imana yamuhisha. Yamuhisha urwango tuzamwanga, imuhisha akagambana azagambanirwa, imuhisha urupfu rwo ku musaraba. Ariko byarangiye, nubwo ibyo byose Yesu yabihishwe, byarangiye yazutse, byarangiye yatsinze, byarangiye intego igezweho. Ndagira ngo utangarize wowe ubaye mwaya materaniro, naje ubwira ngo hagati twarahahishwe, ariko yadusize hagati iri kumwe natwe. Kandi ibyo yibwira kutugirira ntabwo ari ibibi, ibyo yakubwiye no kubikora izagira ite, izabikora. Uranyemerera mbahagatemanyaje gato ku muntu numvise. Hari ubwo tuvuga ba Mose, twavuga ba Dawidi, twavuga ba Aburahamu, twavuga ba Yosefu, twavuga ba Debora, ariko buriya namwe hari pastor muri ADPR witwa Mugabo twigiye ku birenge, hari indirimbo yaririmbye aravuga ngo iyo Bibiliya zicyandikwa ngo natwe twari kugiramo imirongo kandi gakundwa igasomwa bikomeye. Hari abantu babagiye babana n'Imana hagati bakandika ibitabo. Numvise ubuhamya, ariko nanamwiboneye, ni umugabo watanze ubuhamya Imana yabanye nawe hagati. Yavuye Nyamagabe ku Gikongoro hari Nyaruguru muri 1996, azi Kigali aje gushaka akazi k'ubuyede. Kimwe nuko namwe benshi mwaje, ntabwo ari njye wavuye kure ngenyine, namwe uko mwaje murabizi mu bitekereza. Azaje gushaka akazi k'ubuyede, aza muri Kimicanga. Abamaze iminsi Kigali ngo hari icyumba cyabaga mu Kimicanga ngo cyari umuriro cyane, cyabaga ngo kuwa kane. Akigera Kigali mbere kujya gukora ubuyede, abanza guca mu Kimicanga ngo asenge. Ageze yagipfuka amasenze, Imana amubwira ngo nzagutuza Kigali. Umva umuyede uvuye Nyamagabe, Imana igahita imubwira ngo nzagutuza Kigali. Imuhisha hagati. Uvuga uri Imana, ariko Imana tuburyo dutera ikintu cy'ikinyu kumva buracya byabaye. Atangira ubuyede, yasize umugore n'abana 8 Nyamagabe muri 1996. Arakora ahantu hose agiye gusenga, nzagutu ni umufundi ku mazu y'abandirirwa yiruka yubaka, si umufundi ni umuyede. Imana ikubwira ngo nzagutuza Kigali 1996, 97, 98 ajya gusura umugore Nyamagabe Nyaruguru. Ageze yabwira umugore ati burya nageze Kigali umunsi wa mbere nagiye mu Kimicanga, Imana yavuga ngo izadutuze Kigali. Umugore ati Imana yadutuze Kigali n'abana bangana barya. Umugore ati ngaho genda. Aragaruka ageze Kigali muri 1999, arakodesha amazu, bigeze mu 2000 ajya kuzana umugore n'abana 8 ngo Imana yavuze ko izabatuze Kigali. Bakodesha ari abantu 10 mu nzu, barakodesheje bakodesha inzu 38. Harakantu nshaka kubabwira, sinabwiye ko ngeze mu ya 8, Imana izandinde 38. Mana undinde 38. Abantu bari hano bimutse bazi imvune yo kwimuka. Uyu mugabo yarakodesheje agera mu nzu 38. None akantu kantangaje ko uyu mugabo kanyishe, yageze Kigali afite abana 8, abyara abandi 4 baba 12. Abari hano bakodesha, iyo ugiye gukodesha nyirinza ahita kubaza ngo ufite abana, mubwire ko ufite 12. Ahita akubwira ati ntago nubatse ikigo cy'imfubyi, jya gushake. Uyu mugabo yarakodesheje ubuhamya bwe, ariko hagati twarahahishwe inzu 38. Kandi muri 1996 agisenga Imana amubwira ngo uhaye inzu, imuhisha 38. Ikubuye kuzakodesha 38, wahita usubira Nyamagabe rwose. Niwa inzu ya 38 ngo yayikodesheje Karama Norvege ruguririye ya 38. Ubuzima buranga, aza gukodesha inzu ya 39 mu Gitega ujya Nyamirambo. Inzu ya 39 yagezemo yari umwisilamukazi, ayikodesha 50,000. Nyumvira inzu y'50,000 y'abantu 12. Ubitekereze nawe. Ayigezemo amara amezi 4 atishyura 200,200, yishyura 50 ku kwezi, amara amezi 4 atishyura.
ibihumbi 200. Umwisilamukazi aramuhamagara hagati twarahahishwe, amusanga kuri 40 yatuye. Agezeho umwisilamukazi aramubwira ati pastor, bamwitaga pastor nyine niko batwita, ati ko naguhaye inzu nkwizeye ukaba amazi amezi anatwishyura uzi ko ari inyishyurira abana, ubwo wumva uri umupasitoro koko? Umwisilamu ashyiraho akantu gakomeye, ahita amubwira ngo amezi ane ndayakubabariye, ariko ndakugaye n'Imana usenga ndayigaye. Aramubwira ngo nguhaye priave iminsi 15, genda ushaka inzu, sinzakwishyuza amezi ane, ndayakubabariye ariko ndakugaye n'Imana ndayigaye. Hagati twarahahishwe, bajya bahadusuzugurana Imana. Wa mugabo yaratashye ageze mu rwahita abwira umudamu ati baduhaye priave. Umugore ahita amubwira ati kandi ngiye narakubwiye uza kunkura Nyamagabe, wambwiye ko ari Imana yavuze, ugeze inubyara abandi bana 4, tugeze 12. Wari ugiye kunkura iri uvuga ngo Imana yaravuze, iyo turekera Nyamagabe ntiwakora ukatuzanira icyo kurya, none Imana ivuze umwisilamu akaba dusuzuguye, ibi bintu uri kuvuga birumvikana? Umugabo yari umuhanga cyane, yari afite registre ikaye yajyaga yandikamo buri nzu yabayemo n'ibyajyaga bimubaho byose. Nanjye aho kantu rakayangisha ahantu hose nimukendandika ibintu byose byagiye biba, nawe yarandikaga. Rero ahita yegura yakaye ajya gusenga mu Kigali atwaye yakaye. Ageze mu buvumo arinjira abwira Imana ati Imana nje ko kwibutsa ibintu twavuganye. Ahera ku muri 96 avuga amazu yose yakodesheje, agenda abwira Imana ngo wambwiye inzu, reba detail, hagati hose arahavuga. Arangije nta muntu bari kumwe, ategereza umuhanuzi aramubura, ategerezejwe aramubura. Arangije wa gatotsi karamutwara. Agatotsi kamutwaye muri bwa butayo yari arimo mu Kigali, ngo uyu muntu amukomye mu mbavu, aramubwira ngo taha ndi Imana ngo haye inzu. Akangutse ashaka umuntu bimubwiye, aramubura. Agatotsi karongera kamutwara. Wa muntu agarukana imbaraga, aramubwira ngo simvuga rimwe, simvuga kabiri, nasezeranye nawe inzu, ndi Imana ngo uhaye inzu, taha. Ahita yumva nyine arayibonye, hari ukuntu bikubwira ugahita wumva nyine birabaye. Yamanutse mu Kigali ari mu birere, ageze mu rwabwira umudamu ati Imana icyubahiro. Umugore turayazanye, urayazanye inzu. Aramubwira ngo Imana ivuze ko iduhaye inzu. Umugore atari ko urasaze, urwaye ihamuka, iduhaye inzu yatwishyuriye amezi ane, ko baduhaye priave iminsi isigaye kuyizi, ibintu uri kuza uvuga urasaze ubaye iki? Ati niko ivuze. Bajya mu nzu bararyama ntawe uvugana n'undi. Izi telefone zacu zaje nizitaho umugisha zizaba ibibazo. Nijoro mu gicuku ngabura ibitotsi, ajya kuri Facebook. Agiye kuri Facebook abona umuntu basenganye muri 95 Jenoside irangiye, wagiye i Burayi, kuri Facebook aramwemvita mu gicuku, batangira gucatinga. Undi ati runaka ndi runaka, uba hehe? Ati mba muri Amerika. Wowe ubahe? Ati mba mu mujyi Kigali. Wavuye ku Gikongoro? Ati naraje. Ubu subyaye kangahe? Ati mfite abana 12. Uri Burayi? Ati mu izina rya Yesu. Ufite abana 12? Ati mfite abana 12. Utuye hese? Ati ntuye mu Gitega. Ati niho wubatse se? Undi ati hoya ndakodesha. Ari muri priave y'imisi 15. Wamwita mubaza ati none sura cyasenga nka kera? Ati nukuri ndasenga. Imana iracyavugana nawe? Ati iracyavuga. Ubusugu umeze ute? Ati ndaho nyine meze neza. Ati ndakodesha mu Gitega. Uba mu nzu yangahe se? Undi ati 50. Abana 12, umuntu amuzi 50. Ahita amubwira ati ko numva ibintu byawe bikomeye, urakodesha? Ati ndakodesha. Ati imyaka ishize ni myinshi tutabonana. Ati nshaka kugukoreraho umugisha. Ata akazu kaba gahendutse mu Rwanda kagura nkange nko kakugurire, hagati hari ibintu Imana yaduhishe ngukorereho umugisha. Ahita amubwira ngo mu by'ukuri ngo 8,000,000 hano mu Rwanda uyabonye wabona akazu gahendutse. Uri muri Amerika afashe 8,000,000 asize mu madolari, yumva ni ibihumbi nka 7, 6, byari ibihumbi bikeya hacemo nk'imyaka nk'itanu. Avuga ati 8,000,000 wabona inzu? Ati nayibona. Ahita amubaza ngo ugira konte? Undi ati konte ni igiki? Hagati ntujye umenya ko babitsa cyangwa hagati hari amakuru utamenya. Abana 12 na konte uragira ngo ni ibintu byoroshye. Aramubwira ngo nta konte ngira. Aramubwira ngo hari banke yitwa Equity Bank, gufungura konte ni ubuntu. Uzajye kuri banke ejo ufunguze konte, unyohereze nimero de konte, mu minsi 3 ayo mafaranga nzayakoherereza. Bari muri priave hasigaye iminsi mikeya. Mu gitondo ya kuri banke
afunguza konte, yohereza wa muntu nimero di konte. Arangije abwira umudamu ati hari umuntu w'iburayi twabanye kera nohereje nimero ya konte. Umugore avuga ati nibabesikora bo kuri Facebook. Ubwo ro wahiye ngo uri gucatinga ngo n'umuntu nguza ariko hagati ni igitangaza mwakagira Imana. Bararyamye umunsi wa mbere umva inzara ni yose, bararyama umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu mu rukerera wa mugabo agiye kubona kuri telefone ye haje message ivuye kuri Equity Bank ya miliyoni 10. Abwira umudamu ati byuka. Umugore turambyukisa ubaye iki? Ati wa muntu yohereje amafaranga. Umugore areba hati iyi message ni yabesikoro. Wakajya abona ngo handitseho Tigo kandi ari Equity. Mureke mbabwire. Ariko hagati haratangaje. Umugabo akamubwira ati handitseho ngo iki? Ati Tigo. Umugabo ati ni Equity. Ati Tigo mani. Umugabo si we wabonye saa 2 zigera yahise ajya kuri Equity Bank, ajya kurigisha asanga umwana w'umukobwa, amuhereza agakarita, aramubwira ati ndebera kuri iyi konte niba hari amafaranga. Umwana ajya muri mashini, aramubwira ati iyi konte boherejeho amadolari badusaba kuyashyira mu manyarwanda, konte yawe iriho amafaranga y'amanyarwanda miliyoni 10. Umugabo ati reba neza, reba. Umwana ajya muri mashini, aramubwira ati muze nibyo twize amafaranga ariho. Umugabo yarasohotse amanuka kuri Equity Bank, aca mu gikari cyo muri Feruje, ahinguka muri Simba, asubira muri Equity Bank, ajya kuri gishe ya kabiri iriho umukecuru. Kati mukecuru ndebera. Umukecuru ajya muri konte, aramubwira ati konte yawe iriho miliyoni 10. Ati warebye neza ariho? Atariho. Umusaza ngo yarasohotse ajya muri Car Free Zone, arakataragaruka aza kuri gishe ya gatatu, asangaho umugabo ati ndebera kuri konte. Baramubwira ngo iriho miliyoni 10. Yahise ataha ajya mu rugo. Abwira umudamu ati bya bintu sinzozi, amafaranga ariho, boherejeho miliyoni 10, gisho zose bandebeye. Umugore amubwira ati sheri ariho? Iyo hagati byatangiye koroha bitana ba sheri. Hagati bipfa kuba byoroshye gusa, imyaka yose urumva bya sheri. Ati sheri ariho? Atariho na babinyeretse. Umugore yari yamaze kumenya makuru, ahita abwira umugabo ati amakuru ufite urayazi? Ati nayahe? Ati wa Mwisilamukazi iyi nzu yayisize ku isoko, abakomisiyoneri bamaze iminsi baza hano bari gushaka umuntu yigura, ko abana bacu biga mu cya hafi. Iyi nzu waretse tukayigura, ko Imana ishobora kuzahaduhera umugisha niba wohereje miliyoni 10, ko iyi nzu itayarenza waretse tukayigura. Bati tujye kumubaza. Umugore n'umugabo bajya ku Mwisilamukazi, basigaje iminsi mike ngo piriya virangire. Umwisilamukazi ababonye n'agasuzuguro kenshi, ahabwa ati mwabonye inzu mujyamo? Umugabo ati ntago tuzimuka. Umwisilamu ati uvuze ko habaye iki? Ati twashaka kubaza ahubwo nibiriya nzu wayigurisha. Umwisilamu ati warayi nayigurisha mwabuze 200,000, mugeze ku rwego muza kugereka inzu yanjye, mwayakura he? Umugabo aravuga ati mwatubwira niba mwayigurisha mama. Umwisilamu kaza amubwira ngo iriya nzu nayiguze ngo abana banjye bajye babona minerivare, abantu bayibayemo mbere yanyu baranyambuye, namwe muyigezemo muranyambura, mpita mfata icyemezo cyo kuyigurisha, nayisize ku isoko. Natumye abakomisiyoneri amafaranga miliyoni 10. Ariko mwebwe nkurikije uko mbabona ni ubweskoro bwanyu, mwabona miliyoni cash 8? Mwayabona cash 8? Umugabo abwira Umwisilamukazi ati mama miliyoni 8 wayemera? Umwisilamukazi ati none se mwebwe mwayabona? Hagati twarahahishwe, hari ibintu Imana ikora hagati. Haleluya! Umugabo wacu muri ADPR witwa Simon Kabera yaravuze ngo hari ibyo ukora tudasenze. Haravuga ngo wayemera, undi ati wayabona. Indirimbo iba wayemera, undi ati wayabona. Umwisilamukazi arababwira ngo niba mwayabona mutansabye ingwate ku iriya nzu, mukayabona kaje, muzayazane nzabahereza iriya nzu. Umugabo ahita amubwira ngo none se mama koko wayemera? Umwisilamu ahita amubwira ngo ahubwo mwebwe mwazayabona mu gihe kingana iki? Umugabo ati nonaha. Umwisilamu ati warayi nonaha mwayabona nonaha? Ati nonaha twayabona. Aramubwira ngo aho ni mugende muyazane. Umugabo aramubwira ngo kugira ngo utisubiraho sigara na madamu, muhamagare ba mudugudu, mukora inyandiko, naye nge kuri banke kuyazana.
umugabo yarirukansa ajya kuri banke, kuri Equity Bank, aretira w'imiliyo cash, yaretiriye cash, ntago yakoresheje kiye, yaretiriye cash, ashyira muri envelope, aza yikoreye, asanga bicaye kwa wa muisilamukazi, ahita yamena hasi. Umwisilamu ati warahara yazanye, yo hagati twara hahishwe, wowe senga Imana uyirekera ibyayizabikora, wikiri uvuga ngo bizaca he, bizagenda bite, iyavuganye nawe izakora ibyo yavuze. Yarababwiye ngo ni muyabare, bayicaramo barayabara, bari nka batandatu, 1 miliyo, 2 miliyo, 3 miliyo, 4 miliyo, 5 miliyo, 6 miliyo, 7 miliyo, 8 miliyo, bakubita hari bakora unyandiko. Umugabo n'umugore baraza, bageze mu rugo, umugore abwira umugabo ati sheri, kuri banki yasigaye angahe? Ati yasigaye miliyoni izi 2. Yaramubwiye ati genda ujyeyo ukureho 200,000, numara kuyabona wayago yaretira uyafite umpamagare. Umugabo aragenda aretira 200,000, abwira umudamu ati nayabonye ndayafite. Umugore amubwiye ati ca Nyabugogo ugura ibiro 20 by'inyama. Mureke mbabwire hagati yabwiye ati ugura ibiro 20 by'inyama. hari igihe uvuga ngo ntiwarya ngo uhage, nukuri Imana yakugaburira mu mwanya muto, Imana yakwambika mu mwanya muto, Imana yakuzamura mu mwanya muto, Imana yagusubiza mu mwanya muto, Imana yaguha akazi mu mwanya muto, Imana yaguha urugo mu mwanya muto, Imana yakubakira mu mwanya muto. Tera haleluya! Uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge, ambwira amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge, ambwira amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Nzarimbisha impundu agakiza kanguye uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe, numva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Turamura ibiganza duha Imana icyubahiro. Haleluya! 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 Umugisha utanga mwami wanjye niwo abakume bafite amahirwe ko ku munsi mubi bazakomeye mu mahoro, niyoroshe imbabazi, urukundo rwe nirwo rungose, ukuboko kw'ibumoso kuraseguye, ukw'iburyo kuramfashe, mbese n'iki nabasha kuba. Haleluya! Haleluya!
uwo muntu mwicaranye hari impamvu Imana yamwicaje iruhande rwawe mubwire ngo no hagati Imana igikora no hagati Imana igikora no mu bukode Imana igikora no mu bupfubyi Imana igikora no mu bupfakazi Imana igikora no muri Kigali Imana igikora tera haleluya umviye inkuru y'urugendo rw'abana ba Isiraheli urugendo Imana yatangije akaba ari nayiruragiza ab'imitima yinangiye bose barimbukiye mu butayu ukuye Yosuwa na Kalebu abagabo Imana yishimiraga yemere Mana babonye yankingiye umuriro barya ibyo kurya byo ariko barangabarira babonye barya ibyo kurya byo ariko barangabarira yemerera Mana yendane nawe mu butayu yemerera Mana yendane nawe mu butayu hindukira ureba aho uhagaze imuzira subiramwe emeruve urungamo wikerezwa hindukira ureba aho uhagaze imuzira wikerezwa base yemerera yenda ubutayu yemerera hallelujah yenda Hallelujah! Hallelujah! Oh! Hallelujah! Mbwirira abantu batatu ngo no mu butayu Imana irakora. No mu butayu Imana irakora. Mu butayu Imana iragabura. Mu butayu Imana irambika. Mu butayu abana bariga. Mu butayu imyenda irakura. Mu butayu Imana iduha inkweto. Mu butayu Imana tera hallelujah! Tera hallelujah! 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 Dukomere Imana bashimishe cyane. Hallelujah! Amen. Mwicare vuga ibintu bibiri dusenga. Hallelujah! Muma mahirwe mvuga ibintu bibiri dusenga. Sigaje iminota 5.
sigaje iminota 5 mureke nyikoremo ibintu dusenga. Aide kubabwira ngo no mu butayu batorora badatunga. Imana ifite inyama wagaburira abana 12 bakarya bagahaga. Ugora abwira umugabo ngurire 20 amubwira n'imboga aragura n'ibiki. Umugabo apakira cya kimoto cya Rivani ageze ku murenge wa Gitega abwira umudamu ati bwira abana basohoke ku murongo ari 12 baze ku murongo. Utwaye isombe utwaye ikinono utwaye inyama. Bageze mu nzu barakinga barasenga. Umugabo abwira umugore ngo tuye kumara icyumweru mu nzu tuzakora ibintu 3: kurya gukaraba kuryama. Kurya gukaraba ariko hagati hameze neza. Imana yakunyuza mu ruganda rw'icyumweru kimwe gusa ukavamo uri umuntu. Imana yakugira umuntu yakuvugurura mu mwanya muto isi kakuyoberwa. Kandi n'ubundi yaratuvuguruye. Ikimenye cy'uko yatuvuguruye. Bwira mwicaranye ngo suko wasaga. Ntabwo ari uko wasaga mama. Ntabwo ari uko wambaraga papa. Ntabwo ari uko wari umeze. Turashimira Imana ko hari ukundi kuntu yatugize. Hari ahantu yadukuye. Hari ahandi tugejeje. Haleluya! Ntabwo ari imyaka n'iminsi mike ishize tubaye uko tumeze. Bari icyumweru kimwe, icyumweru cya kabiri gishize umugore abwira umugabo ati hasigaye ngaha ati 1,800,000. Aramubwira ngo genda uzane umufundi hano. Umufundi araza apima ka kazura bagaparafu kajyamo areba bazengurukijeho agakrotire kutugano byatwara ngahe ngo basanga ni 300,000. Barayibikuza ka kazu baragasana habomotse bakagira neza basigaza 1,000,000. Mu itorero ryabo hari umuntu uzi ibintu by'amasoko baramuhamagara wiga imishinga. Baravuga ati ko dufite 1,000,000 twayamaze 1,000,000. Hari hagezweho gukura amata inyanza bayazana Nyabugogo. Abigira umushinga wo gucuruza amata Nyanza Nyabugogo. Bayacuruje imyaka 3. Agura ibibanza, abana bariga, agura amamoto. Arakubwira ngo no hagati Imana ishobora kukureba ititaye ku myaka umaze, ititaye ku by'abantu bakubwiye. Ntiwihebe nta myaka ufite yo kutiga, nta myaka ufite yo kutubaka, nta myaka uragira yo kutabyara, nta myaka uragira yo kudatwara imodoka, nta myaka uragira yo kudataha iwawe. Urasabwa guhagarara hagati ugakomera. Iyavuganye nawe izasoza ibyo yavuganye nawe. Nimuvuge ngo amen. Yagira ngo dusenge ko afite gahunda yo gusoza saa 9:30 kugira ngo nabandi baza kubona aho baza gufatira. Nicyo gihe nihaye isaha navuze ko ariyo ndavuga kandi ngomba kubyubaha. Shaka ko munyemerera nkavuga impamvu enye Imana iduhisha intambara zo hagati. Ngiye kuvuga impamvu enye ndazivuga niruka ndazisoma. Impamvu enye Imana iduhisha intambara zo hagati. Nukubera iki? Nukubera iki ubundi Imana iduhisha ibi bintu? Kuki tabitubwira? Ese ubundi bitubwiye yabiki? Shaka kubabwira impamvu zituma Imana iduhisha hagati. Impamvu ya mbere igituma Imana iduhisha hagati nukugira ngo utikuramo igihe ibikomeye bikugezeho. Mwumve. Impamvu ya mbere Imana iduhisha hagati nukugira ngo nugera hagati utikuramo igihe ibikomeye bikugezeho. Aka kantu murakumvise? Impamvu ibiduhisha ibigira ngo nitugera hagati tutikuramo ibikomeye bije. Kuko ibikubwiye wabivamo bitari byagera, ariko irabiguhisha kugira ngo nugeramo ubashe gukomera. Impamvu ya kabiri ituma Imana iduhisha hagati nukugusuzuma no kugutoza kugira ngo intambara niziza ubone ukuzitsinda. Muracyumvise? Nukugusuzuma. Impamvu ibiguhisha ibigusuzuma ibigutoza
kugira ngo imbaraga n'ibigeragezo nibikugeraho ubashe gutsinda. Impamvu ya gatatu ituma Imana iduhisha hagati ni ukugira ngo igihe utsinze uzamenye agaciro k'amasezerano kandi ubone n'imbaraga zo gufasha abandi bagitegereje gusorezwa amasezerano. Ndagasubiramo. Impamvu ya gatatu ituma Imana iduhisha hagati ni ukugira ngo igihe utsinze uzamenye agaciro k'amasezerano kandi ubone n'imbaraga zo gufasha abandi bagitegereje gusorezwa amasezerano. Aka kantu gafite imbaraga. Ese murakumvise? Icyanyuma cya kane gituma Imana iduhisha hagati ni ukugira ngo amasezerano nasohora bizitirirwa Imana. Ndasubiramo. Impamvu ya kane ituma Imana iduhisha hagati ni ukugira ngo amasezerano Imana yaguhaye nasohora bizayitirirwe bititiriwe abandi bantu. Wariye byasohoka avuga ngo ni data wacu ngo wanzanye i Kigali, ngo urumva ngo iyo ntiga ntibyari gukunda, ngo urumva ngo n'amafaranga yabikoze. Ndagira ngo utangarize ko impamvu Imana igemera ko ibintu tubijyamo no kugira ngo bizayitirirwe nibisohora. Uzi uhagaze ari kuvuga ngo niyo yabikoze, nayo ihiri mu ijuru avuga ati ntagucisha mwaburiya butayo sinari kugukira, nagucishemo kugira ngo uzajye uvuga ngo niyo yabikoze, niyo yambukije inyanja, niyo yampaye umugore, niyo yampaye abana. Ubu Imana ibikeneye kumva abantu bavuga ngo niba tuje i Kigali mujye mubivuga. Nta wundi wari kudutuza, nta wundi wo kutugira uko tumeze. Twaciye mu mashyamba, duca mu butayu bw'inzitane, ariko ntiyadusize, ntiyadutaye, yarabikoze. Uwo nasanze yigisha yavuze ngo yagiye duhamagara mu buryo butandukanye, ariko n'igitangaza abasa moya, abasa mbiri, abasa sita, abasa munani, twese kaduhuriza hagati. Kandi ariko Imana ni nziza cyane, mwakagira Imana. Nimuvuge ngo amen. Ndumva nshaka ko dusenga, ariko hari abantu ushaka gusengera muri teraniro hagati habamereye nabi. Hari abantu hagati hamereye nabi, bageze kuri etape batuka Imana akavuga atari ku bundi niyo yabivuze, niyo yabikoze. Ni gute nakiga nari umunyabwenge nkaba ntagira akazi? Ni gute naba afite perimi nyimara imyaka ingana cyane ndatwara kandi akuze Imana iwe kuzatwara imodoka guha perimi ukabara imyaka 10 utari wicara mu modoka kandi barimo. Ariko ngiye ejo natiriye umuntu imodoka ndayiziringa ndavuga nibura nduhutseho. Ejo na harya sinagutwayeho jambo, nagutwayeho rwose. Hari igihe ubona perimi n'ukuri ukibagirwa imodoka pe, kandi warayikoreye wishaka. Hagati hagera neza ukibagirwa uko batse imodoka. Abantu bageze hagati bakaba bari kumva bageze aho byanze, tugiye kubwira Imana ngo Mana twumvishe ko no hagati ujya utabara, no hagati ujya usubiza, no hagati ujya uvuga ibintu byose Imana yakubwiye. Babwira ijambo rikomeye, babwira ijambo rikomeye, babwira ijambo rikomeye. Ibintu byose Imana yagusezeranije, ibintu byose Imana yakubwiye irabifite. Kubitabiguha si uko bidahari, ahubwo irabigutwaje. Ndasubiramo. Ibintu byose Imana yakubwiye kubitabiguha si uko itabifite, ahubwo irabigutwaje. Nk'ubu intebe yakubwiye ziguhaye, nawe reba ahantu utuye wazishyiraho. Irazigutwaje numara kubaka inzu yawe izaziguha. Ese muranyumvise? Hari ibintu Imana yakubwiye itaguhera i Kigali izaguhera muri Amerika, irabigutwaje uzabisangayo. Ko mutabyumvise? Akazi Imana yakubwiye si uko itagafite, ahantu tuyi ikahaguhereye bagutsindaho inzu, irakagutwaza akaguhera hakwiriye. Yatwaje Abisirayeli inkingi y'umuriro, ibatwaza inkingi y'igicu, ibatwaza amanu, ibatwaza igitare cy'amazi, ibatwaza inkoko mu butayu. Ibintu Imana yakubwiye kubitarabiguha so uko itabifite, ahubwo igize ite irabigutwa. Hano harimo abantu Imana yaha ibintu yababwiye bagasara. Ni ukuri ndababwiza ukuri. Hano harimo abantu wahereza miliyoni 5 akabura harara, akarara zigenda, navuga ati barayiba. Gweki Imana irabigutwaje kandi izabiguha yewe, izabiguha. Nimuvuge ngo amen. None sirabikwima ngo ibimaze iki? Nuko iri kukureba ikabona ibiguhaye wasara. Urashobora gusara wowe. Genda gake, genda gake. Emera utunzwe n'Imana,
ubuzima bwo gutungwa n'amana nabwo igihe kizagera burangire. Turagira ngo tubwire Imana ngo Mana dutabarire hagati. Hari bene data bamerewe nabi hagati, nibo nshaka ko dusengera, kuko ibigeragezo byo hagati ntibingana burya, bigenda byoroha bitewe n'aho umuntu ageze. Murabyumvise? Hari aho ugera uburemere ugasanga ntago bungana. Rero tugiye gusengera abantu bari mu iteraniro baje bari kumva rwose bamerewe nabi, bavuga bati dukurikije aho tugeze tugiye kumva ikivugana natwe. Irakubwiye ngo hagati yarahaguhishe rero, ariko uko byamera kose nubwo yahaguhishe yanahagutabarira, irabishobora. Turabagabo bo kubihamya. Ndagira ngo munyemerere dusenge. Nta numwe utari hagati muri twe, nta numwe utari, buri wese afite hagati, ariko dushaka gusengera umuntu uri kumva ari hagati bimugoye cyane. Ni benshi bagowe kuko buri wese yazana icye cyo hagati, ariko hari umuntu uri mu iteraniro wageze kuri finale kuvuga ati ndumva nanabivamo pe. Wibivamo cyo gusengera, tugusabira imbaraga zituma ubigumamo. Hari umuntu uri kumva twamusengera, wumva hagati hari hamugoye, hamumereye ukuntu, akavuga ati nkurikije uburyo numvise iri jambo ndumva bagomba kunsengera, hagati hari hamereye nabi. Bakozi b'Imana muhaguruke, muhaguruke dusengera aba bantu, muhaguruke dusengera aba bantu. Iyi peri muze kuyisengera, iyi peri muyisengere kabisa. Hari uwizera avuga ati iyi peri bayisengere, imaranye igihe kinini ndumva hari icyo Imana yakora. Gera hino umukozi w'Imana, umuyobozi wacu Yarayise agiye gusenga. Aba bantu uri kubona batambuka n'abandi batari butambuke bamerewe nabi no hagati. Ushomeri buri hagati bumeze nabi. Umuntu arabwirirwa kaburara afite amaboko abiri, kandi ntabwo ari uko utakora pe, ariko hagati Imana yabonye yabikuretse. Ntabwo uri umuswa, ubwenge ufite wacuruza bigakunda, ariko uri hagati ntabwo bikunda, Imana yabayikuretse. Ntabwo uri umukobwa mubi, reka da, washaka wakora ubukwe, ariko hagati Imana iri kumwe natwe, hagati Imana yiteguye ko dutabara. Bene data musigaye mwicaye, birashoboka ko mwe mushobora kuba murya, hano harimo ababurara. Birashoboka ko waba utaha iwawe, hano harimo n'uwabuza yishyura inzu. Birashoboka ko abana bawe baba biga, hano hari utarabona minerivare. None se muranyemerera ngo asigaye mwicaye dufatikanye duheka aba bantu? Muhaguruke tubahe umusada kabisa, tubabwirire Imana igira icyo ikora, kandi kuwa gatatu utaha tuzumve baza bashima bavuga ngo hari icyo Imana yakoze. Mu kwizera kwawe utunga ibiganza ahangaha ko umukozi w'Imana arabasenga, ahamagara akazi, ahamagara amafaranga, ahamagara ubukwe, ahamagara minerivare, ahamagara imyambaro, avuga ngo hagati hari ibyo turambiwe. Ujye ubwira Imana ngo Mana aba bantu bapfukamye hari icyo wakora. Mana ishimwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe rirarema. Uri Imana, uri Imana, uri data, uri umwami w'abami. Relash erepa. Uri Imana igirema, no hagati umuntu yabuze inzira, uri Imana igica inzira. Akagasuzuguro relasha turakanze mu izina rya Yesu. Turabyanze muri iri teraniro. Hari abantu ugomba kuvana ahantu. Uri Imana igitabara, uri Imana igivana abantu hagati abahaheze, uri Imana igitanga urubyaro, uri Imana igitanga akazi, uri Imana igivana abantu mu bukode, uri Imana igica inzira, uri Imana igishira amashuri, uri Imana igikuraho urubwa, uri Imana igikuraho uruzerero. Lo patakosika eremo de fai de la shakotrema. Uri Imana igitanga ibyangombwa. Nubwo twari dupfiriye hagati, nubwo twabonaga nta nzira, twari twicaranye amasezerano, ariko uyu mwanya tuzamuye ukwizera, turazamura ibiganza byacu twakira kuva hagati. Uri Imana idukura kure, hahandi twatukiwe, hahandi twasuzuguriwe, hahandi twagayiwe, hahandi umuntu yari kurara hanze, hahandi umuntu ari kuba ngo birarangiye,
hana bango cyamunara yaje, hana bango sinyibyaye, uri Imana idukura muri ubwo butari tope tayazo hani mwami rema alelasha rema 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 kora imirimo n'ibitangaza, hindura amateka hazokita lazoi pekosa ne mondere fai. Muntu yarangaguza amazi rwose akarangaguza amazi akabura inzira, akaramavandimwe akabura inzira, akaramuryango akabura inzira, karamurusengero akabura inzira, ariko turakira gutabarwa, turakira imbaraga zibohora, turakira inzira zawe, turakira imirimo yawe itangaje, turakira gukora zokita la zobe le lasha kotre mandore pai hagati mwami. Uyu munsi no wateguye gahunda, watubwiye ngo muradukuraho Satani abarozi batujugunye, none watubwiye ngo hagati aho nga yo patala zokita ngo yasai lelasha. Uyu ni wowe wararitse, ni wewe wararitse, ni wewe wararitse, watubwiye ngo uragarura amagara. Uyu wacu yarataraza, uravanga ahantu amagara yacu bayatwaye, watubwiye ngo urayagarura, none uratubwiye ngo hagati aho twari dupfiriye, hagati aho twari tugagariye, hagati aho byari byaducanze, uratuvanayo sone beta lakita ngo yazanye. Witeka we tukuzamura icyo tugushimira, turagushimye mwami, tugukomeye amashyi ku byo ukoze, tukuvugirije impundu ko wakoze ibikomeye. Izina ryawe ry'Imana mu izina rya Yesu, amen.